niba ugiye kumucumita mucumitira inyuma noneho unamunyareza inyuma. Nzi ko mfite nini ikaba igiyemo bigenze bite, ndiko hasi ukoresha ya nguni yo hasi niyo ukoresha kugira ngo uyinyunyiremo. Kiba gicuramye akenshi ujya gusaba ugasanga nibo bafitemo imbere hagutse cyane, twa tu esikariye twavugagaho udashobora kutubona, ntushobora kutwumva. Utwo tu esikariye rero umukobwa ufite umushokanyo kandi uhora arongorwa, utwo tu esikariye ntabwo tubona, ikinono gituba cyabo kiba cyagutse cyane. Inguni yo hasi rero yo ishinzwe kumunyamunya noneho ku buryo igenda neza neza igahobera imboro ikayifata neza, ku buryo iyo mboro ishobora kumva ko wabaye nk'isugi kandi utariyo. Yinyunyiremo imbere, yinyunyire mu gituba kandi icyo gihe iyo uri kuyinyunya ntabwo uyinyunya ari gukorera inyuma ari kunyaza cyangwa se ari kugira gute, uyinyunya ari gucumita. Rero ko umuntu ukoreraho, umugabo ukoreraho, buriya abagabo bakoreraho baba bamenye ngo uyu mukobwa ni indaya cyangwa se ntabwo ari indaya, uyu mukobwa ahura n'imboro nyinshi cyangwa ntabwo ahura n'imboro nyinshi, kubera ko twatuyesikara tubona arizo za bariyeri cyangwa se dodani ahura nazo. Ku mugabo ukorera harabyumva cyane kandi ndabizi neza ko mubyumva. Izo nguni enye turavuga tuti hejuru kuri rugongo hari ibumoso n'iy'iburyo, kimwe nuko hari umushino w'iburyo n'uw'ibumoso. Izo nguni ni uko zimeze, muri kuzireba hari inguni iri hejuru, hakaba hari hahandi hari rugongo, hakaba n'imishino ebyiri imyeyo, uyu n'uyu. Ahantu nashyizeho umutuku cyane. Muraho neza inshuti zacu, ndabakunda cyane, ndabashimiye mwese abakomeje gukora subscribe, share na comment ku Mutoni TV. Imana y'amahoro ibahe umugisha mwese aho muherereye, yaba ari abari mu Rwanda, yaba bari hanze y'u Rwanda, abumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese, aba diaspora, ni ukuri ndabashimiye cyane cyane by'umwihariko. Hanyuma rero njye muri kumwe n'Umutoni Liliane. Ndagira ngo mbibutse mbere yuko dutangira ikiganiro, ndagira ngo mbibutse ko dukora massage z'ubwoko bwose, tukaba turanga amazu, ibibanza, amamodoka, ubikeneye, ubifite. Ikindi nuko ducira abagore imyeyo, abatayifite. Hanyuma tukaba dutanga n'umuti w'amavangingo, tugatanga umuti ukuza imboro ndetse n'umuti utuma utinda mu gikorwa, utinda nyine guswera umugore wawe kwa kundi urangiza vuba. Tukaba twaguha umuti ugatinda ukamara iminota 45 isaha gutyo. Ni ibijyanye no kogosha cyangwa se waxing. Ushobora kogosha mu kwaha cyangwa se mu myanya yawe y'ibanga tukakogoshera. Hanyuma ibyo byose turabikora. Nimero yacu ya WhatsApp rero ni 0781170812. Uri hanze y'u Rwanda arabanza akamenyetso ko guteranya 250, hanyuma mu ndebe mu nkunde. Ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ubushize nabigishije mbabwira uburyo igituba kigira ibyumba 5 ndetse na saro. Uyu munsi none tugiye kuvuga ku nguni enye gusa, inguni enye zigize igituba. Icyo ari cyo cyose, cyaba ari kinini cyaba ari gitoya, ni inguni enye tugiye kuvugaho z'igituba. Hanyuma noneho niturangiza tuze no kuvuga ku gituba cy'ikibunda nkari, tuvuge no ku gituba cy'umushokanyo, uburyo ushobora kubirongora ibyo bituba mu buryo butandukanye. Twagera tugiye guhera ku nguni z'igituba n'umumaro wazo. Twagera tugiye kubanza kuri izi nguni enye zigize igituba, cyaba ari kinini cyaba ari gitoya, cyaba ari umushokanyo cyaba ari ikibunda nkari, icyo ari cyo cyose izi nguni ziragifite. Nagerageza uburyo bushoboka bwose bishushanya ku rupapuro. Abari kureba izo nguni. Izo nguni ni uko zimeze. Muri kuzireba hari inguni iri hejuru, hakaba hari hahandi hari rugongo, hakaba n'imishino ebyiri imyeyo, uyu n'uyu. Ahantu nashyizeho umutuku cyane ni imishino ebyiri. Rugongo mubona mwe muyibonesha amaso mubona ari imwe, rugongo mubona ari imwe, ariko mu by'ukuri rugongo irimo uduce tubiri. Harimo uduce tubiri, hakabamo n'agace ko hagati kagabanyije ibyo bice bibiri. Hakaba rero icyo gice cya rugongo cy'ibumoso gifite n'inguni yacyo, na rugongo y'iburyo ifite inguni yayo.
hanyuma k'imbere noneho ni ka kandi kareberera, kameze nk'aho nyine iyo ukomeje kurongora cyangwa se uri kukibutsa igituba ko hari igikorwa kigiye kuba, aka kabanza karakara, kamara kurakara kagacira, kamara gucira noneho kakohereza muri izi nguni. Izi nguni nazo nta kindi, zibanza gusa n'izishaka gutitiramo zigashyuhamo, zarangiza zikongera zigasa n'izibanza kurekura utuzi duke dushyushye, zarangira noneho kikaza kugira gute, kikazana n'ububobere, izi ngune ebyiri zo hirya ya rugongo. Noneho iyi hakaba n'inguni yo hagati. Iyi nguni yo hagati murimo kuyibona, iyi nguni yo hagati ni ya yindi noneho nyirizina iberamo imibonano, ni ya yindi nyirizina iberamo imibonano. Hakaba noneho n'iyo hasi, hakaba n'iyo hasi. Ubwo ni inguni zingahe? Ni inguni enye. Hari iy'iburyo, hari iy'ibumoso, hari iyo hagati, hari n'iyo hasi. Ngira nk'uko muri kubona ukuntu ashushanyije ni enye. Utu mubona tw'umukara, izi ngizi iyi ngiyi ni imyeyo cyangwa se imishino. N'umuntu utarayikuruye tuba duhari duto, tumeze nk'utuntu nyine dutoya, turaho nyine kuntu kiremwe, n'uvuga ngo usibye gukurura ukongera, ariko ubundi ubusanzwe kiba gifite dutoya. Igituba icyo ari cyo cyose niba ari icy'agahinja kiba gifite dutoya. Rero iyo ukuruye cyane uba usa naho ushaka kwambika noneho igituba muri rusange. Iyo kidafite imyeyo kiba cyambaye ubusa, ariho handi urebamo hano nyine hameze nko muri saro yacyo, ariyo nguni yo hagati, ari naho nyine imibonano ibera. Izi nguni rero kugira ngo uzigereho, ntabwo upfa kuzigeraho utabanje kumva utuntu tumeze nka dodani cyangwa se amayesikariye. Iyo ugiye kugera kuri utu twumba cyangwa se izi nguni, urabanza ukamera nk'aho uri gusitara ku tuntu. Utwo tuntu ni imitsi, ni udutsi dutoya tudapfa kuboneshwa amaso, ndetse n'iyo waba uri gukoresha kondomu ntabwo ujya upfa kutwumva, utwumva iyo uri gukoreraho, utwumva urimo gukoreraho. Utu twumba rero cyangwa se izi nguni ikintu zishinzwe kuba wavuga ngo uriya kwa kundi ntabwo mujya mwumva bavuga ngo ibituba ngo ni plastique, ngo nta murongo igituba kidashobora kwakira, nta yindi mpamvu. Ni ukuvuga ngo ikintu bimaze, ni ukuvuga ngo ni udutsi tumeze nka lastique, dushobora kwirekura, nanone dushobora kwegeranya. Ibyo byose birashoboka. Niyo mpamvu nababwiye ngo turaza gukurikiraho no kwiga uburyo bw'ibituba bibiri, kiriya cy'umushokanyo na kiriya cy'ikibundankari, kubera ko ndashakira ngo tubanze iri somo. Izi nguni ikintu zishinzwe, usibye iyo hagati gusa iberamo imibonano, izi nguni zindi zisigaye, yaba ari iyi ngiyi yo ku mushino w'iburyo n'uw'ibumoso, ariho nanone bisa naho bifatanye na rugongo. Buriya rugongo n'imishino bisa naho bifatanye, mujya mubibona. Kandi rugongo nayo irimo ibice bibiri. Aka gatatu ni kakandi gatanga sinyare, cyangwa se kaba gafite ubushake kakaba bufite, niko gatanga sinyare noneho yose muri rusange y'igituba cyose, kikamenya ngo hari igikorwa kigiye kuba, noneho kigatangira kitegura, kigacira, kikazana inkonda. Aho biba byatewe na rugongo kakandi k'imbere. Ibi byo hagati rero nibyo nabyo nanone bisa n'ibikangura iyi bintu yo ku mpande, imishino yo ku mpande, ni ya yindi noneho ikangura izi nguni kugira ngo zitegure yuko iyi rugongo ihaye sinyare imishino, hanyuma imishino nayo ikagira gute, igasa n'ibyutsa izi nguni, noneho igituba kikoroha. Hariho ahandi ujya gusaba ugasanga niba ari nini niba ari ntoya biyakira. Kuyakira rero ni ukuvuga ngo kwa kundi uba uri gusunika, uba wumva ko wagira ngo hari ahantu uri gusitara, nk'umuntu wenda nk'umugore n'umugabo, cyangwa se umuntu uri gukorera harabyumva. Abagabo mutubwire, hari igihe mubyumva mukamera nk'abari gusitara ku tudodani cyangwa se ku tu esikariye.
ni ukuvuga ngo uba usa n'ugupusha usa n'uwegera muri za nguni, kandi ziriya nguni ntabwo zipfa kugerwaho ahubwo zegezayo zibyiga nyine kugira ngo ubone umwanya wo yinjira. Ni ukuvuga ngo niba ari nini niba ari ntoya byanga byakunda igituba kirayakira. Kuyakira rero ni ukuvuga ngo kiraguka. Mu kwaguka kwacyo rero ni twa dutsi tuba twakwedutse, ariho handi noneho tuvuga ngo abagore bagombye kumenya kunyonga. Impamvu bagomba kumenya kunyonga ni uko hose bigomba kugira ngo ntuza espace yose ize gusa naho iri gukorwaho, iri gufungirwaho, kubera yuko ziriya nguni byanga byakunda, ziriya nguni zirahari. Izo nguni enye turavuga tuti hejuru kuri rugongo hari iy'ibumoso n'iy'iburyo, kimwe n'uko hari umushino w'iburyo n'uw'ibumoso. Hakaba n'akandi ko hagati ariko gatanga sinyari n'ibishaka imibonano cyangwa n'ibitabishaka. Hanyuma noneho ya mishino, iyo rugongo imaze kubwira imishino nayo iragenda ikabwira za nguni noneho zikagira gute, zikarekura amazi, zikarekura amacandwe, zikarekura ururenda. Ni ukuvuga ngo mbese kuvuga ngo urabishaka ugiye gukora imibonano, buriya igituba kiba cyarakaye n'imyeyo yarakaye, cyane cyane rugongo niyo ibanza kurakara igafata umurego ikabyimba ikamera nk'igiye kurwana, igacira ikaruka. Urumva noneho kwa kundi igituba za nguni nababwiraga, ni ukuvuga ngo ikintu zishinzwe ni ukwegezayo igituba. Mbese nko kuvuga ngo ugiye kurwana, urumva ukitegura ukirega, igituba nacyo kirega rero uriya mwanya wo hagati, iriya nguni yo hagati itavuye ahiri, ahubwo kiragara kigasunika. Cyamara gusunika noneho kikaza koroha, kikaza kuzana n'amazi kibifashijwemo na za nguni eshatu na ya indi ya kane noneho iri gukorerwamo imibonano. Sinzi niba muri kubyumva neza. Hari iy'iburyo, hari iy'ibumoso, hari n'iyo hagati, hari n'iyo hasi. Twavuze inguni, ubushize twavuze ibyumba, kandi nabyo nzabasobanurira uburyo ari ibintu bitandukanye. Inguni enye n'ibyumba 5 na saro ni ibintu bitandukanye. Nagira ngo mbibutse neza mbabwire izo nguni enye akamaro kazo. Ni kwa kundi igituba gikweduka kikaba cyakwakira intoya, iyi ntoya kiregerana, yaba ari nini kikagara kikaba kinini. Ukibaza byifashe bite ko nzi ko mfite nini ikaba igiyemo bigenze bite? Ntabwo wa mwanya wo hagati wavuye ahuri, ahubwo cyagize kifoye kifashijwemo na za nguni zirega zikweduka. Akaba hari udutsi dutoya rero twitwa nk'ari amadodani cyangwa se ama esikariye, ku buryo umugabo ukoreraho aratwumva neza cyane. Wumva umeze nk'umuntu ugenda ari gusitara. Iyo uri gusitara rero uba uri kwegezayo noneho ya nguni, yaba ari iy'iburyo cyangwa ari iy'ibumoso, yaba ari iy'imbere cyangwa hasi, izo zose uba uri kuzisunika mu buryo utazi, ariko urabanza ugasitara byanga byakunda. Cyane cyane muzabyumvira ku mugore cyangwa se umukobwa udaheruka imibonano cyangwa se udakunda gukora cyane imibonano. Niyo mpamvu umuntu ukunda kubikora cyane kenshi, izo dodani ntabwo ujya upfa guhura nazo, ntabwo ujya upfa guhura n'ayo ma esikariye. Ugenda wahuranya gutyo, ariyo mpamvu ujya kumva ngwewe nguriya mukobwa ngo afite kinini, ngo yaragutse, ngo ni nk'ibase. Nuko izo doda ni twa dutsi dutoya dutuma usitara, ugenda umera nk'aho imbere ari gusitara, ugira gute ubura utari kubyumva. Ikindi noneho ikintu buriya bwumba bumaze, ni ukuvuga ngo hari ukuntu umugabo ujya kumva ngo yarongoye umukobwa nyine ngo ayifatiramo, ayinyunyiramo. Hari uburyo rero bayinyunya bakayinyunya nabi. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu ushobora kumva ko wowe muri wowe hagutse, kumva ko nyine igituba cyawe cyagutse pe ari kinini, noneho ukagerageza ugasa n'ukibumba. Ikintu gikora icyo gikorwa rero ntabwo ari inguni yo ku mpande cyangwa se yo ku mpande cyangwa se yo hejuru cyangwa yo hagati, ahubwo ikunda gukora kuri ya nguni noneho yo hasi, hahandi hagana ku kibuno hejuru y'inyo, ariko nanone hahandi hagati y'inyo n'iyo nguni harimo umutsi. Sinzi muri kumva aho ngaho rero ya nguni yo hasi nibikora ikintu ukuntu bigenza rero. Ikibuno cy'inyuma, ikibuno nyine kino kitwicarira,
nicyo kigenda gigasa n'icyifora ukuntu ukagisa n'ukinyunyiramo ariko utanyunya cyane. Hari ushobora kunyunya cyane ugasanga umugabo uramwishe ukayikandiramo. Ubigenza gake rero, hari abagabo banabikunda kunyunya kumva ngo ngo use n'uwegeranya ukuntu. Icyo gihe nibwo aba ari kumva neza, ariko cyumva neza iyo waharangaye, iyo twadutse twatuyesikariye utakitwumva kubera gukora imibonano cyane. Gerageza ukoreshe iyi systeme yo kuzajya uyinyunya, yinyunyiremo imbere, yinyunyire mu gituba. Kandi icyo gihe iyo uri kuyinyunya ntabwo uyinyunya ari gukorera inyuma, ari kunyaza cyangwa se ari kugira gute, uyinyunya ari gucumita. Iyo ari gucumita noneho ukagenda uyinyunya gake gake nk'umuntu uri kunyunya akabomba, ariko ntubikore cyane ku buryo ushobora kumubabaza. Ibyo bintu nabyo biraryoha cyane ku muntu ufite igituba cyagutsemo imbere. Impamvu cyagutsemo imbere ni uko ubikora cyane, cyangwa se ababyeyi kenshi twadutse turacika, twadutse tubura controle, tubura ubushobozi, tubura imbaraga ku buryo tudashobora kuvuga ngo he uri kujya he, tugashyiraho bariyeri. Utwo tubariyeri rero ntatwo ukigira. Rero ko umuntu ukoreraho, umugabo ukoreraho, buriya abagabo bakoreraho baba bamenye ngo uyu mukobwa ni indaya cyangwa se ntabwo ari indaya, uyu mukobwa ahura n'imboro nyinshi cyangwa ntabwo ahura n'imboro nyinshi, kubera ko twatuyesikara tubona arizo za bariyeri cyangwa se dodani ahura nazo. Ku mugabo ukorera harabyumva cyane, kandi ndabizi neza ko mubyumva. Izo nguni enye rero ntabwo ari ngo ni inguni uri bugende ukinjiramo uko wiboneye, ahubwo zegezayo, zifite ubushobozi bwo kwegezayo igituba cyangwa se kikacyegeranya. Izo nguni twavugaga enye. Inguni yo hasi rero yo ishinzwe kumunyamunya, noneho ku buryo igenda neza igahobera imboro, ikayifata neza ku buryo iyo mboro ishobora kumva ko wabaye nk'isugi kandi utariyo. Murumva akamaro k'inguni? Kandi abo bagabo barabizi. Ashobora guhura n'umukobwa avuga ati uyu mukobwa ahura n'abagabo benshi, uyu ntabura, kubera za esikariye, za bariyeri, za nguni, za dodani ntabwo yahuye nazo. Niho rero uzumva ngo uriya muntu yabaye ibase, uriya yaregeranye, cyangwa uriya azi kunyunya. Ibintu nk'ibyo ni ukubera ko utwo twumva turacyarimo. Niyo tutarimo rero ukoresha kaka ndiko hasi, ukoresha ya nguni yo hasi, niyo ukoresha kugira ngo uyinyunyiremo. Twagiye rero tugiye noneho kuri ibi bito bibiri cy'umubundankari ndetse n'umushokanyi. Ikibundankari ni uvuga kiba kiri hano imbere mu matako, ku buryo n'ugenda arakibona, yaba yambaye imyenda ifashe akakibona. Kukirongora rero ukirongora uhereye imbere, byango ni kirazifite nacyo. Ukirongora uhereye imbere, yaba ari kugicumita yaba ari kukinyaza, iyo uhereye imbere biba byiza, cyangwa se mukicara. Hakaba ikindi rero, iki gituba noneho kiryoha iyo uri kumwonka n'amabere, uri no kumunyaza, biba bimeze neza cyane. Kigira isuku, ntabwo gikunda kugira umuntu ngo uvuga ngo umukobwa ngo anuka mu gituba. Buriya ntabwo ikibundankari kugira ngo uzuve kiri kunuka, ntabwo binabaho. Ikindi rero ni icy'umushokanyi. Umushokanyi ntabwo benshi bakomeje kumva nkaho ari ibintu bidatandukanye. Umushokanyi n'ikibundankari biratandukanye. Ikibundankari kiba kiri imbere, iyo ukinakirebye ukirebera imbere, aramutse adafite imyeyo warebamo hariya hagati muri saro wahareba, kiriya cyumba cy'imbere wakibona. Ariko umushokanyi yaba ari rugongo iracuramye, yaba ari imyeyo y'imishino iracuramye, n'uvuga kiracuramye gicuramiye iyo hepfo. N'abantu bakunda imboro ku rwego rw'isi barazikunda pe. Kugira ngo umurongo rumuhaze bisaba kuba wariye wahaze. Ikindi noneho bakunda kugira umuhumuro utari mwiza, kubera yuko umwenge wacyo wegereye neza umwenge w'ikibuno. Ari nabo muri ba bagore uzumva ngo baramurongora akanya. Nuvuga ngo cyane cyane ku murongora akanya nuko akenshi iyo atariye, iyo nyine iyo yari agahaga cyane, cyangwa se akaba ari wa muntu warangaye ku buryo ashobora kujya kwitumira mu gituba. Bibaho. Abagore rero bafite umushokanyi bakunda imboro cyane. Ikindi niba ugiye mucumitira inyuma, noneho unamunyariza inyuma. Ikindi ngira ngo nibutse abantu bafite umushokanyi, mwibuke kuzajya mugira isuku, kuko muri risike cyane yo kuba mugiye kwiheha cyangwa se kwikorera isuku inyuma, ugasanga uri kohereza mu gituba. Noneho kugira ngo wabisoje, kumbe imbere mu gituba harimo amabyi, harimo umwanda ukomeye. Mujye mugerageza mugire isuku. Ikindi noneho niba ugiye kumurongora wa mugabo we, uramuturika inyuma, kubera ko igituba cye kiracuramye, kireba hasi, na rugongo ireba inyuma mu kibuno. Kandi noneho bagira ubushake bwinshi cyane, kubera ko agenda nyine wumva imishino
ni na rugongo ari kwikubiramo inyuma, agenda nyine yikubiramo inyuma. Niyo mpamvu bagira ubushake budasanzwe kandi bagakunda imboro. Ikindi ni uko nanone usangamo imbere habo hagutse cyane, haragutse cyane kubera ko umwanya bakoresha cyane ni cya cyumba cyangwa se ya nguni yo hasi. Iyo itabasha kwikontorora kubera kuyikoreraho cyane kubera ko kiba gicuramye, akenshi ujya gusaba ugasanga nibo bafitemo imbere hagutse cyane. Twa tu esikariye twavugagaho udashobora kutubona, ntushobora kutwumva. Utwo tu esikariye rero umukobwa ufite umushokanyo kandi uhora arongorwa, utwo tu esikariye ntabwo tubona. Ikinono gituba cyabo kiba cyagutse cyane. Rero ngaho itandukaniro ry'umushokanyo n'ikibunda nkari